mukuru wareze se nyine mukuru wareze ariko hageze yatugira maze kuba umuntu mukuru wareze se Fisto ubabare wagize nagubuze ndabuzi iki ni igiki se ni papa ka papa twe ninuza n'iminsi niswa ariko se kandi nawe uri ikigerageza wowe uri ikigerageza muzamukana mu rugo rwande se nyine mu rugo rwande nyine mu rugo rwande tuzamukane ariko rero nanjye tuzamukane wari umushwari wawe se aho wagiye ukodesheza abagore bawe ushaka ko nabizi ngo tuzamukane nori kumbwira ayo magambo cyangwa ndi kurota ni wowe uri kumbwira ayo magambo Fisto nasize iki si wowe nagiye nkurikiye ntago ari wowe basi kugira ngo rero azire se Fisto ni wowe ubivuze cyangwa iki ni migeri oya iki ni migeri reka nkwereke cyiza ndakubwiye ngo iki ni migeri oya iki ni migeri ese migeri ukikorera hehe ihangane ni ukigomba kura gasuwe zamuka Mano no gitabye ngiki mano yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di mama wase ubu koko ko muri iyi minsi mbona ibibazo biri kuza umusubirizo papa wasaragiye aragutaye ntanavuze ati ntago nzi ikintu Imana yandemeye ngiye buriya rwose urumva Fisto kwiga se bitesheri wanjye mwiriwe nanone si twari kumwera isemura n'umuhungu wanjye Fisto ivuga ni reka tugaruke tuze turebe amakuru rwose uzurebe ikize Fisto uyu muhuriye he uyu ndimo kuva ku ishuri arambwira nyengo yaravuye hano ahava nk'iki Fisto nta kintu ambwiye arambwira mugarukane heze Fisto mugarukane he mu rugo rwande Fisto ariko se mu rugo rwande nukuri byumve neza muyo n'umwana nyine arakubwiye ngo mugarukane mu rugo rwande hano cyangwa urarenganye ugarutse arambwiye ngo tugarukane hano ako fi ako se mama oya baretse mbaze ngo mugarukane Fisto buretse amahana ariko mugarukane kibazo ni Fisto cyane kibazo n'uyu ugarutse ngibyo ntabwo mbiza arambwiye ngo tugarukane ntabwo nanze ibyo ari byo nisazi ibyo mwavuganye ntabwo nzi ibintu mwavuganye nkuko nakubwiraga ngo ndamutegereza giye ngeze amahirwe muye nava ku ishuri ndavuga ni byibura yenda reka ngere mu rugo na Fisto hari yenda ese Fisto ni nyiri urugo ariko numvuga kubera ko amaze kuba umuntu mukuru nawe mukuru wareze se nyine mukuru wareze ariko hageze yatugira maze kuba umuntu mukuru wareze se hageze yatugira Fisto ubabare wagize nagubuze ndabuzi iki ni igiki se ni papa ka papa twe ninuza n'iminsi niswa ariko se mama Fisto ubwo ni papa agusanze ku ishuri yego turahuye murahuye aza kubwira ko ari papa yego ese namwihakana akubwiye ko ari papa shi namwe ngo ni papa ahubwo papa we kugarutse kandi uzi ko uyu muri mama Fisto akwiruka nigeze guhura je nubwo nyirukanye nawe Fisto kura muye n'umwana wanjye ngo mbure kutamugeza mu rugo byibura ngo umugeza mu rugo usanzwe umucyura se nyine usanzwe umucyura wowe nyine wowe usanzwe ucyura Fisto hano tuganira gake mama reka kiramaka yo mu nzu nyine nze tuganire uganire nande nawe na papa nanjye twose nibyo mama wese yagumana aho ngaho nibyo amakaye yagumanaho ese kubujije umwana kwinjira no Fisto kuziriye kose
niba bahuye uyakagaruka ni Fiston umugabe ke ubu babare nagize urabuzi sibyo Fiston nawe ndabona ubwenge babucuramishije oya ntago nabucuramishije rwose se ahubwo ntago nabucuramishije ahubwo ngiye nari mvuze ni nyamara ashobora kuba agendwa n'ibintu byiza n'ubwo ngiye nabizi oya bana biganira iki yanabivuze bimugenza ibintu byiza nagira ngo numve wenda ibyo yaje akubwira byiza bijyahese byiza bijyahe twumva ikimugenza wenda agenda uracyumva se urajya kwiga kurugenze nyuma cyangwa niyo nasiba umunsi umwe sari hari ikibazo wa mugani umunsi umwe kuyanje yego kuyanje naciri inshuro ugasiba umunsi umwe ku munsi bandika ayakura kuyawe nyine ugasiba umunsi umwe utagiye ku ishuri ese wabyihanganiye kumva ikimugenza kunzi kutari umuntu mbyihanganira Fiston arakwihanganira marumva ko umwana amaze gukura kose ukuri iki se uravuga iki umwana amaze gukura waramukujije se umwana urumva ko umwana amaze gukura wakumva ikimugenza kagenda uboshye ndabyemera ariko se umwana kangona ku mazi ngayihanganira kuri bayire ku ishuri reka nguhe intebe kuko utahukanye naso nyine utahukanye naso reka nguhe intebe kuko utahukanye naso nase Fiston kumuhora iki biranunguye guhura nawe naro iseke nago naguhamagaye ndi kukubwira ngo vayo nabare uyu mugabo amvire mu rugo ngo avuye ngo avanye Fiston ku ishuri ni gardienne se cyangwa ari secondaire murahuye nyine murahuye iyo ukomeza ukagenda murahuye muhuye ku giki cyawe nzi se namusuhuje reka se amakuru umuhungu wanjye ni meza uvuye ku ishuri kandi nawe uri ikigeragezo wowe uri ikigeragezo muzamukana mu rugo rwande nyine mu rugo rwande nyine mu rugo rwande tuzamukane ariko rero nanjye tuzamukane wari umushwari wawe se aho wagiye ukodeshereza abagore bawe ushaka ko nabizi ngo tuzamukane reka badukose koza ryo ugasora hese kuba muye nawe ndumva nakosa ari baye sheri wanjye urabizi ko nagukunze igihe kinini siwe mfura yanjye uhuye naso hagiye bajya bavuga ngo iki ngo utazi ngo icyo sekuru yasize uhuye naso nyine mu myaka yose nakuruhanye yego uhuye naswo musohora agatebe ugiye kwicaza honde ariko nyine musohora agatebe ugiye kwicaza honde nagaruko uko mukigikiye nawe ndabizi ubuzima twabayemo reka dusohora agatebe agatebe nakande se nakande ubu njewe nari ngutegereje ngira ngo nkubwire ko natewe niteguye none urabungutse ngo ubungukanye naswo none se nari kumuzirikaho duhuriye bari kumubwira ngo kata usubira aho uvuye Yesu nguno umuntu Fiston aho twaraye naguhazi imihangayiko ngewe nyoko waneje naguyizi nawe reka ngo imihangayiko waneje naguyizi nawe reka ngubaze umubyeyi mama wawe nawe cyangwa papa wawe yaragutaye mukagira ahantu muhurira wamwihakana cyangwa ukamutuka cyangwa yagukoreye iki se ni igiki yagukoreye wenda ntacyo yankoreye nta nicyo nanamushimira ariko nanone ntabwo namukorera ibintu bibi iyo umureka akangara nkuko yangaye duhuye mvuye kwiga arankurikira aragukurikira ubwo rero ntabwo nzi ngo aje kwande kwa nyoko yaje kukureba ngo nanjye yaraje kundeba keretse abonye inzara zigwa ose mama wase koko ubu baswaritse n'umwana byibura akajya mu nzu akanana mu nzu yawe se nyine mu nzu yawe nyine mu nzu yawe ubwo icyaha cyanjye nyine ni mu nzu yawe ngiye sininjiremo ariko umwana yinjire uramwinjiza hese ibitaba bifasha aho wanshingiye nyine aho wanshingiye yenda ngiye sininjiremo ariko umwana we uramwinjiza aho wanshingiye umwana yinjiremo rwose ngaho reka umwana yinjire niba ngombwa aze tuganire mu gake ahangaha nta jambo ufite ndabyemera ko nta jambo mfite ariko Fiston yicara aho ngaho
Ngajyanye amakayi mu nise bwo Isananya kujya. azize njyewe se Sigarane naso. yamaye azize nge se Ugiye kwiga kuru. basi se mureka kinjira no mu nzu mu nzu yande se? nkagenda wenda akaza Inzu si yawe, si yasko, si ni ya hari icyo nyoko. bitwaye Umva, inzu yinjiramo si yawe, si yasko, si ni ya nyoko. nari mvuze ni Njya kugenda twarabivuga. umwana Njya asire kugenda nje. ngiye nawe twarabivuganye. ndabyumva Yego? yego Ngo mama arabyaye. basi waciye inkoni zamu Utera inda, nyine utera inda. nyine ndabyumva ariko wakaretse umwana Wateye ese inda umwana noneho aranzize se ntabwo yinjira mu nzu akadi Yindese. Fista arayerekeza se. yari kumerekeza ariko anje akanarya basi Ko wanduhije kubizi. banza ujyanye amakayi mu nzu ndicara nta kibazo Mu kanya ndashaka kujya kwiga kuru. Ibyo byo kumbwira ngo kuru wenda ejo isiko ntabwo yayikwishyuriye. Muhuriye mu nzira aho muhuriye ntabwo mazi. Yego? Aho uhuriye na siko ntabwo mazi. Uwo ni siko nyine niwe wakubyaje. Ariko ibindi ntabwo bindeba. ndumva ni ukuri ndabizi ukuri Kandi ahangaha ni n'abandi badafite se bamubuze. nese mu mafisto ibyo birumvikana ariko se Iki nkawe uri mu biki? ndabyumva ko Ibyo birumvikana. ndabyumva rwose pe ndabyumva Wagiye ugashaka se abo wabyaye nyuma ya Fisto ariko wamubonye ko mureshya. cyane rwose amaze kuba umuntu Uri kubona ko mureshya. ni byiza imfura ingana na se Si imfura ingana na se. imfura ingana se Cyakoze kurya imfura ingana se Wigeze se? kuganira kugira ngo mbone ukuntu njya muri kuru nimugoroba rwose Kristo yishwe n'inzara ubujije kwinjira mu nzu ari Reka ibyanjye nawe imfura ngo ingana na se. Oya imfura ingana na se. none we kubirenganiramo reka umwana Wahashye se? Wahashye. se wabihaha none bikahita bishya turahaha nimugoroba ariko umwana agere mu nzu Zana yo guhaha. bimeze Icara aho ngaho. arebe ibyo ari byo Nyine icara aho ngaho. ese umwana azize Icara na se. umwana ngaho nanjye ma kandi gatebe se Agatebe k'iki? banigana n'umwana wanjye ntari Agatebe k'iki? ese Wabajishije se? se umwana asiga ahabwa intebe se akayimwa yamaye niko byakomeye Iyo ntabwo uzi aho yavuye. ndabyumva ariko se iyo ngiyo ntabwo uzi aho yavuye. Nicaje Fisto wanjye. Niwe mfura yanjye mfite. Mwawe se? Wateye uturuka he? ubwo ntacyo ubwo Wateye nyine wowe wateye uturuka he? ubwo umuhungu wanjye mbashije kumubona nkanamusuhuza uranamuherekeza mbese urumva urukundo rwabaye rwinshi. Umukuye mu mayira avuye ku ishuri uramuherekeje. Reka ndamubonye naho ataha ndahabonye keretse wagukubita ishoka. ndabyumva ntibyabura ngo mbese wakumbuye kubabara no kubabazwa nyine wakumbuye ariko se biriya bintu urumva wakumbuye muri wowe cyane ndumva twabyirengagiza biriya bintu tukongera wakumbuye rwose ngo yewe nyifashiriza rata none se birarangira abwiriwe ikibazo abwiriwe se wahashye sugiye kwiga utari nese nago ku ishuri babagaburira ko nishyura nayo ibiryo cyane rwose mureka agenda tuyaza akajya mu nzu akarya injije umwana mu nzu akarya reka kumuhuza n'ibibazo byazo utariye reka uzi ibintu byambaye umunsi wose ntabwo mbizi nyine ndashaka kubimenya nanjye ibi ni kabutimba nagiye kubona mbona ageze hano yego cyakoze wa mugani narakuruhiye bihagije ndakwihebera ndanabigushimiye iteka ndabizi n'imfura yanjye nabyaje ariko urashonje gusonza ushoreranye na so nta kintu byamarira muri njyewe nese ngunzize papa ubu se yataza kubaho nari kuvuka ahubwo keretse yatabaho niyo nari kuvuka bite nyine keretse yataza kubaho ariko navutse mutanyene yahaye nanjye Fisto niwe uri kumbwira ayo magambo cyangwa ndi kurota ni wowe uri kumbwira ayo magambo Fisto wavutse ngo iki
nararanye nawe hehe nyine njye nararanye nawe hehe Fiston nasize iki si wowe nagiye nkurikiye ntago ari wowe basi kugira ngo rero azire se Fiston ni wowe ubivuze cyangwa cyiza ndumva ahubwo se Fito ubonye se ndabona ari ko bizagenda ubwo nimba hatangiye kujya nza kukureba hakazamo gukubitwa kareba inzara zigo maze gukura zaje tukibanira mukabana he cyo Fisto nyine muzabana hehe wowe nawe aho mba se tuzemera tu wambwiye kuri gusembera ubonye ahuba binyangiye se nagirane ndagumiza nyine ubonye ahuba siko nawe ukajyana na Fiston binyangiye dere wanze no kuma azakujyane muri wese no muri dushe ngo wanze kuma karibu waza gaheze kwasko kwa nyoko kukabanza kuki maze igihe kirekire nyoboza mbarireza ariko nta uyoboza ubwo nahamenye ariko abonye Fiston cyane hanyuma umaze kubona na Fiston umuhungu wanjye ndabona amaze kuba umusore waramureze pe cyane rwose nagahinda mfite kurutoki twararanyemo nasize abanjye mu nzu noneho wabonye naso yego ntabwo ari we nazira none se ko duhuriye mu nzira ntabwo nzaturuka ntabwo ari umuzanye nambwiye ko avuye hano ahubwo ikibazo wabazanye umugabo arambwira ngo ntabwo yaje kundeba none arambuze arakareba ibaye cyangwa abo areba hashya murahuye yarakwishyuriye cyane njye wakwishyuriye ibyo ngibyo nari kubimubariza mu nzira toka nta soni ariko numva Fiston uzi ko nawe umaze kumera uzi ko umeze nk'abandi ngo urutugu rukura rugasumba Fiston uzi ko umaze kunsumba wibagiye imisiri nakoze ngo banye so ngo so nkandi wamaheru nta soni ngo ubonye so ubonye so nyine urajagaraye uje nk'ibintu uza nk'ibishogoshogo ubonye so ariko nakundi Fiston wanjye ihangane mwashogosheranye se mukajyana ihangane muhungu wanjye ko twatangiye ibizamini by'igihembwe cya mbere utangiye kunkorera bino bintu n'itsindwa mu nushake uzaba wa 0 kuko urananiwe ubaye nka so nyine uhise unyibutse ibyo so yakoze nta soni ngo mbonye so ihangane ndari gukorera ihangane ubonye so nyine ihangane uri umuhungu shahu muragahungabana zatera imbere uzabibona kandi umuhungu nicyo bimara reka umugabo aberaho kubabara no kubabazwa ndashonje uyu si so muri kumwe se aho muciye na restaurant zahabaga ese ko duhuriye hano hafi y'urugo ukaza ngo ngiye ngo ndatashye ngo ngiye kwigishoreranya na so duhuriye hafi y'urugo ntabwo narindi Fiston njye numva ko yenda Fiston ubwo uhita uvuga ati ngiye mbonye data ibibazo byose birashize kemura n'ibirimo hano mu nzu se nabyo nuko nabushobozi mfite wabye papa we kari we uje papa we wabari ubwira ko ari we wizanye ari ugarutse yizanye ajya hese ariko none nari nkubwiye yuko ngewe ngenda mbonanye nawe namushakaga iyo ubonana nawe se ugahita ukata iyo ubona Fiston ugahita ukata ukagenda ugarutse umushoreye nk'imisuri igiye konera umuhanya yego okay ngende umuhanya yego ndi kumwe nawe rwose kanani navuga ni muza ugarutse umushoreye nk'imisuri igiye konera umuhanya nimwitwaje navugaga niyenda zanshi n'imigeri nkubitwa yenda ntago biri bwongere ubu ndi kumwe n'umuhungu wanjye none ndabona ahubwo ari nabwo iki n'imigeri oya iki n'imigeri reka nkwereke cyiza ndakubwiye ngo iki n'imigeri oya iki n'imigeri ese imigeri ukikorera hehe nkwereke cyiza reka nkwereke none cyiza sibyo iki n'imigeri none wanze yuko n'umwana wanjye ajya mu ashogoshe umburije umwana kujya ku ishuri ngo ngiye gushaka umwana umushakamo iki se wowe byakoze ntabwo ubizi iki n'imigeri nyine utahese ubonye mumeze neza nyine utahe dore ubwo muri aho nyine aho ugiye gutahaniye kubonye ambwiye yuko avuye kugutegera ku ishuri yego
icyamugenzaga nicyo nshaka ngewe duhuriye hano mu nzira ndimo kuva ku ishuri kandi umaze kuvuga ko yari avuye hano nta nubwo ngewe numvise icyamugenzaga njyewe nari mwiteguye wenyine mbona muje mubibitana ahangaha ese Fiston twaganiriye aje nka ruhurura ngo aje kureba Fiston ububabare nawe nagusobanura Fiston umuhungu wanjye nari ngukumbuye n'ababuze hamwe mwabaga mbere umuhungu wanjye kumenya ahungabana cyangwa uhungabana n'indi minsi ngo aho mbimenyeye avuga ni waza nkayire Fiston umuhungu wanjye narinje cyane ariko hagataho nawe mugore Fiston gashaka kuburirwa nyine gashaka kuburirwe yaranaye n'ababana mu vindimwe bose yarabajyanye reka undi jyenyine gutya gusa Fiston umuhungu wanjye umaze kumenya aho umuhungu wanjye ari na mama we garukira urugo ugarukira urugo rwande se nyine rwande timuhinde mu bihe bibi nyine ugarukira urugo rwande rwawe rwose ngubu se ari wowe natwe ninde wakagombye kwita ku rundi nsigaye mbona se mundushije imbaraga n'ubushobozi mwuka byaramwe nimwandwanaho bakurwanaho igisi igiki kiza wakoze dore umugore yaranaye n'ababana bari umugore yaragutaye keretse yaguta muri Nyabarongo kareka kurushya abantu uza Fiston ntabwo yavukiye amezi 9 narimbagarukiye nyine ntabwo yavukiye 9 Fiston umuhungu wanjye narinje ngo ngarukira urugo ugarukira urugo rwande nyine uragarukira urugo rwande Fiston umuhungu wanjye nanje ngo ngarukira urugo kutamugarukiye ari muri wese mu rutoki hariya nagiye kwinjira mu nzu nazi niyo ninjira naho rero se bura nanjye nari muze umuntu we nari njagaye ukuntu warujagaye nyine warujagaye uri ku mugore wawe nyine warujagaye uri ku mugore wawe reka useko ku mama wasi nta kintu wa nukundwana ubu ngubu nibwo ujagarutse nyine nukundwana wo mukara uko mwangeye ahubwo nanjye uje kunjagaraza nahuruje nahamagaye Keza urumva nahuruje nahamagaye Keza urumva uraturiza twatumye na bag ya Fiston nyuma na hano ngo Fiston umuhungu wanjye gahungabane mureka ajye mu nzu agiye gukora ku munwa nanjye reka ku munwa reka nahebwo kumunwa ajya gufata ku munwa Fiston umva oya Fiston umuhungu wanjye ukanabisubiramo gafatwe na minigo cyangwa ufatwe wiba ni gafatika ako kazi se nakande nakanje yego ntago bikiri nka wagashyira umugore wawe se kore wansimbuje nkuko yagutaye ni kuzaza n'imyaka ishize nguje kureba Fiston ugire gute Fiston uvuze ngo amaraso ahubwo reka nguhe ibiryo yego reka ngiye nguhe ibiryo yego utumuka ujye ku ishuri naho ibyo byaswo kose ubu Fiston yamuherekeza yamugeza agiye kwiga kuru nawe tukagarukana mu rugo kuko muhuye se ubundi nawe nakubwiye ngo ugende ujye kunshakira Fiston numvaga ngiye mushaka no ku kigo iyo umushaka mu rutoki narindi mose mu nzu y'abandi nagiyemo nanabajije ngo ikodeshwa ngahe ngiye mu nzu nyine numva nanjye reka mbe manutse ubwenda niba ngombwa wenda yansanga ku muhanda uragahandwaho n'iminsi reka muzasubira ugesheje umwana mu rugo rwawe se nyine ahane mu rugo rwawe wari umuzanye kabone rubi uhabonye se warahubatse hari itafari washyizeho ubwo mabonye ngo agiye kureba Fiston iyo nkura muri ruhura nari ndimo se nyibundamyemo na Fiston nabona byaye nazi iyo bari toka namara kuruhuka araruhuka se ari mu buruhukiro se
reka mwicara se munganireyo nanjye murebe ibikuru mwangenza usiza ngahe se amamagare tuvugane kuri telefone nta kibazo urakavuga idahiye nta kindi nta soni usa nk'ibi ni ibiki ke nyine nk'ibi ni ibiki nk'ibi ni ibiki wambwira ngo ibi ni ibiki koko Fisto kaveho uruhu Fisto reka nkubwize ukuri narakwihebeye yego ibyo nakoze urabizi ushogosheranye ngo ni papa kamama gapa Fisto urananiye Fisto reka nkubwire urananiye nyine wowe urananiye nyine uyu musiga ku rukinze se cyangwa ukamuta mu nzira none se ko duhuye nari kumusiga muhuye murahuye kubwira ngo iki nyine murahuye kubwira ngo iki arambwiye ngo avuye hano ngo yarambuze aha niwe yaraje se ntago ari we ariko yambwiye ngo Fisto ibibazo mfite ntago ubizi ndabizi Fisto ugenda utanywa icyayi n'umugati ndabizi kandi nanjye ningiraho ingaruka ntago uri kunyaka ibiryo reka nze ngugaburire ese ko umaze kunkubita naheruka gukubitwa ko na mwarimu atakiye ngukubise kubera so ngo turahuye ngo uyu muntu turazanye Fisto wowe uri umuntu wo kuzana n'umuntu utazi ngize ukuri wowe uri umuntu wo kuzana n'umuntu utazi ntabwo nzongera umugabo uramukubise iki nyine uzibabana nagize wowe uri umuntu wo kuzana n'umuntu utazi wowe ngo ngewe ngo turahuye ngo rererererererere ko mutahuye se umunsi twararaga amaguru ari hanze umbwira ngo ma wambabarira akamfasha Imana iragufashije